mwiteguye kuba mwaseka kuko turi kwishimira intsinzi y'umuyobozi wacu. Muri tayari kwa Pastor Finiri. I tell you short story. Ngiye kubabwira inkuru ntoya. One day Umunsi umwe I go to Mana. yagiye ku Mana. Inyenyeri twika me my friend. Inyenyeri amutwika inshuti ze. God tell me. Ngiye kubabwira. If you utaka guteka ifuku, Niba ushaka gufata ifuku, ugasongora iti mambo. usongora igiti. After then, Nyuma yabyo, ifuku kama. ifuku izaza. Umushibuka stand up. Umushiki uzahaguruka. Yuhungu, We muhungu, yukobwa. nawe mukobwa. Genda uyifate. Genda uyifate. Genda uyirye. Genda uyirye. Mugufi cyane yambaye imyenda y'umweru. Abantu bose b'imanda bari guturuka mu nyanya, mu myenda, mu nkweto, mu bishyimbo baraza baravuga ati mwatubabariye mugacana iyo buje ko kubabonye wa mugabo mugufi. Umunsi ufite akabazo ko mu mutwe cyane. Bari mukabwibwa saa 12 umwe cyane toshi kwa kundi umuri uzamuka hejuru umwe nabwira mugenzi ati se wakuriye ngati erega we nuri rito zimyitoroshi Aho tuzimye mu buke. Muri iyi minsi usanga ikariso y'abasore abasore bafite basista babo ikariso zabo zishobora kunyagirirwa hanze, ariko umukobwa uje kubasura bakazikurisha amenyo. hari umushoferi yaratwaye abagenzi muri bisi nuko baragenda umwe mu bagenzi aramubaza ati se shofe turisanga. Shoferi aramwihorera barakomeza baragenda bageze imbere bamugenza ati se shofe turisanga. Shoferi aramwihorera barakomeza baragenda abantu bibirwa ibyarebyo. Igihe kiragera bamugenza ava mu modoka aragenda. Umwe mu bandi bagenzi yegera shoferi ati se shofe kuri muntu wakomeje kumwihorera afite mu marafiki. Shoferi ati kugira ngo ndi kumwigana. Bose ari bahuje ikibazo cyo kudedemanga. Yayibugiye ngo arimo aramwigana. Murakoze cyane, ni mu bishaka turongera dusubire. Mugire umunsi mwiza.